Hi guys, murakaza neza kuri Zis. Ngewe mureba hano nitwa Ishimwe Shema Isabel, akaba ni ngewe CEO wa Zis Rwanda. Murakaza neza rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu uyu munsi cyari gifite ibice bibiri. Igice cya mbere ni ukuganira. Hari ibintu twifuza kuganira namwe, cyane cyane tubabwira urugendo rwacu rwa Zis ko rwatangiye, gukunda guteka uko byaje, ndetse n'imbogamizi dushobora kuba duhura nazo muri uru rugendo rwo guteka ndetse no kwigisha abantu guteka muri rusange. Igice cya kabiri cy'ikiganiro kiraza kuba kigizwe no kubereka uburyo umuntu ashobora gukata watermelon. Nk'uko mubibona imbere yanjye hari watermelon. Ndashaka kuza kubereka uburyo ushobora gukata watermelon mu buryo bwiza kandi busobanutse, ku buryo abo uyiseriviye bashobora kuyifata byoroshye kandi ikaba igaragara neza. Reka rero ntabafashe umwanya wanyu twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Urugendo rero rwo gukunda guteka, aho nibuka byahereye muri secondaire. Murabizi ku bintu bize mu bigo bya interna twajyaga tugira ikintu bitaga chômage kera. Chômage yabaga ari igihe mwarangije ama examen, akenshi yabaga ari nk'iminsi 5 cyangwa icyumweru murindiriye amanota, muri gukora ubusa muri make. Rero nigaga muri single, akenshi ibiganiro byacu kenshi byajyanaga ku biryo, kuko iyo uri muri interna murangije ama examen nta kintu uri gutekereza bya biryo byose wasize ugiye kongera gusanga mu rugo ukarya. So twagatse kuganira ibiganiro nk'ibyo ngibyo. Nkaba naragize amahirwe niko nabyita yo kumenyana n'abana bari basobanutse baturuka mu mafamiye amenyereye ibintu by'inteko za gisirimu. Sinavuga ngo natwe iwacu ntabwo twagiranye inteko nziza, ariko habaho amarevu. So rero nari mfite ayo mahirwe yo kuba nari mfite inshuti zituruka muri iyo miryango igiye itandukanye, baga bazi utuntu dutandukanye. Kumva umwe araje avuga ati se mwe muzi ikintu bita crepe, ese muzi ikintu bita galette, ese muzi igikoma cya mboga. Gusa njye nibuka ko naga ndenterese, mfite ikayi ndi kwandika ati crepe bakoresha ifarini, amata, amagi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikintu nakoraga buri wese bitewe n'akantu numvaga ntazi narandikaga. None nkavuga ati ewana ntingira mu rugo nanjye ibindi nzabikora. Amahirwe nagize nuko ari ngiye mukuru mu rugo. So rero naratahaga, nagera mu rugo nkabwira umubyeyi nti rwose mama nize utuntu twiza two gukora, ndashaka ibikoresho. Icyo nshimira ababyeyi banjye nta na rimwe bigeze banyagira. Niba ari ifarini nkeneye, niba ari ayo mata, niba ari ibiki, byose bakabigura. Kuko yabaga ari muri vacances, yavuga ati twese nyine turebe duteke dukora utuntu dutandukanye. Ntababeshye narabikoraga bigapfa ibya mbere, ubundi nkagerageza. Gusa amahirwe nagiraga nari mfite basaza banjye akavuga ati bizane uko biri, bikampa courage yo kuvuga ati ubutaha nzabikora. Ikindi navuga cyatumye menya hari nk'undi bintu byo guteka ni papa. Hari ukuntu muri vacances twaga twatetse, tuvuge wenda batetse amasote asanzwe, ngewe Isabel akagufatira nk'ibirayi nka 5, nkakora akarungo, nkakubita inyanya hariya n'udutunguru, nkakubitamo ibirayi nkabisiga bikaza bimeze neza. Nabigeza ku meza papa akavuga utwo tuntu tumeze neza, reka twumve. Bati biraryoshye, bitaho uzadukorere twese. Iyo courage rero ituruka mu babyeyi no mu bavandimwe yatumye nkunda guteka. Nkajya njya mu zindi ngo tuvuge bafite nk'amafete, nkumva ndashaka kubafasha, nkareba uburyo bakora amasalade, nkaba ndi umuntu wari ubifitiye inyota niba ariko nabyita. So gukunda guteka bitangira biza gutyo. Ngize amahirwe nanone nagiye kwiga muri Notre Dame muri superieur, ngira inshuti. Hari inshuti imwe iwabo bari bafite abana benshi, cyane cyane abakobwa. So bari abakobwa rero bakunda guteka. Twajya muri vacances mu gihe abandi bapanga kujya mu mafete kubyina n'iki, twe twaga twipangiye gahunda yo kurya. Twati tuzajya kwa runaka tujye kurya n'ibiki byose. So rero no kugira inshuti nanone zikunda ibintu byo guteka byatumye nyine nkomeza kwiyumvamo icyo kintu cyo kumva ko guteka ni sawa kandi ni byiza. Moving forward, ngenda muri universite kwiga ibindi bintu bitandukanye. Bayigawe ku bantu batabizi, ngewe ubundi nkora ibintu by'ubwubatsi nabyo nize. Ibintu byo guteka ni profession nayo nkunda, ni passion niko nabyita. Mbese ni icyerekana ko ushaka kuba ari umuganga ariko ugakunda guteka cyangwa gukora ibindi bintu bitandukanye. So rero muri universite ntabwo nigeze
ngira opportunité nyinshi zo kongera kujya mu bintu byo guteka, ahubwo byongeye kugaruka vuba ahangaha muri covid. Urumva muri covid twari dufite umwanya munini n'akazi nari mfite mbere kari kahagaze, noneho amafaranga nari narasevinze ngiye rwose nka wa umuntu wo kuvuga ati uyu munsi ndakorera mu rugo pizza, uyu munsi ndabatekereye. Urumva nari mfite umwanya pe uhagije, nkajya nteka nkashaka kuri WhatsApp bisanzwe, nkapostinga nk'agafoto, abantu bakambwira wabikoze gute, nkagufata ama audio nkababwira gukora pizza bigenda gutya, gukora keke wakora iki, ibi n'ibi n'ibi. Noneho icyatumye byaguka rero byahereye ku muntu umwe w'inshuti yanjye ngiye kuvuga witwa Thierry. Niba nureba ino video ndagusuhuje. Thierry ndabyibuka yaramyandikiye ambese Zabe ko nawe ukunda ibintu byo guteka, ufunguye nka konte kuri IG, ukutetse akantu ukajya postinga, ukutetse akantu ugapostinga, bishobora kuzagira bigakora bikavamo ikintu cyiza. Ewana nanjye si kubikubita mu gutwi mpita mfungura konte ya IG, najya nkora akantu nkapostinga mbona abantu barabikunze, nkora konte ya YouTube. Ubwo nicyo gihe cyo kuva muri covid 2020 kugeza 2021 nkajya postinga biri aho, nabitangiye ari ibintu bimeze nka content creation no gufasha abantu kumenya nyine guteka, ibyo nzi tubyige twese tubimenye. Muri 2020 rero za nshuti nabwiraga zanjye zo muri secondaire ubwo twagiye dupanga tubati no samedi turahurira kwa runaka duteke, twikorera udusnacks n'ibiki byose, dufate dukore vlog muri rusange. So rero bigera aho barambwira ibintu ko ari sawa, nta kuntu babigira business. Nuko byatangiye dutangira, natangiye mbere nkora ama delivery y'ama snacks, nkavuga samedi abantu bifuza snacks runaka bakanyandikira nka deliveringa, mbona abantu batangiye kubikunda. Bigera aho kubera kwifatanya n'izo nshuti zanjye ariko twabaye igikoni cya Shema, dutangira kujya dutekera n'abantu muri rusange, kujya mu ngo tukabafasha guteka amakwe, amafete, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kugeza kuri uyu munsi rero navuga ko gukunda guteka byageze aho biraguka, biva muri content creation no gukunda kubikunda gusa nka hobby, ahubwo biza no mu buryo bwa business. Aha rero niho tugeze nka Zeus Rwanda. Niba mubyibuka neza natangiye channel yanjye cyangwa se ibyo nkora byitwa Isabelle's Cuisine, bigera aho byitwa igikoni cya Shema, n'ubu tukaba twitwa Zeus Rwanda. Kubera iki Zeus rero ni ijambo ry'Ikidage rivuga sweet. Zeus ni izina rirerire rifitemo ibintu byinshi twahisemo mu yandi twari dufite imbere yacu yo kuba twahitamo, kuko ni sweet, ibiryo biri sweet bari sawa, mbese service ziri sweet abari sawa. Niyo mpamvu rwose iri zina twumvishe aribyo byadukwira nk'intumbero dufite muri business yacu no kwagura ibikorwa byacu muri rusange. So rero nuko Zeus yaje. Zeus rero nuko maze kubibabwira, dufite intumbero nini, mutwitegaho ibintu byinshi kandi byiza. Icyambere nkuko mubibona ni content creation, dufite kuzajya twaploadinga amavideo kuri YouTube, yaba ari ibiganiro na bagenzi bacu bakunda guteka cyangwa se twebwe ubwacu tubagira inama muri gahunda yo guteka muri rusange mu ngo zabo, uburyo dushobora kubafasha muri kutureba online, yaba ari kuri Instagram dupostinga amafoto. Ndaza gushira link hano hasi yacu ya Zeus Rwanda kuri Instagram, ushaka kudukurikira mukareba aho dupostinga ibikorwa byacu bya buri munsi. So rero dufite ibintu byinshi tubateganiriza byiza. Hari serivisi zacu zitandukanye arizo ngiye kubabwira. Icyambere Zeus muri ubu ngubu serivisi turi kubaha ni zo guteka. Hari guteka mu ngo, ushaka kudutumira ufite abashyitsi, yaba ari bakeya cyangwa se ari benshi, tukagufasha gutunganya ibintu byiza by'umwimerere kandi bisa neza. Hari mu makwe, ama bridal shower, ama anniversaire, ama events, ama private meetings. Hari ukuntu muri abantu mushaka kuba mukora ama trainings runaka, muri gutraininga abantu, mukaba mukeneye abantu babagemurira ibi bya mu gitondo cyangwa se lunch cyangwa se
ibira bifatwa muri break runaka, ibyo nabyo turabikora. Hari ama events yose ashoboka, ama private events cyane. So izo service zo guteka dushaka gutekera iwawe cyangwa se tugakora icyo bita catering, ari ukuzana ibiryo byose birangiye tukabizana iwawe kurya abashyitsi baza bati. Izindi service dukora ni za patisserie kubiriyemo ibintu byinshi bijyanye n'amafarine, amakeke, ama cupcakes, ama pizza, ama cookies, byose bijyanye na patisserie. Indi service dukora kuri ubu ni ukwigisha abantu guteka. Mu ngo zanyu ushaka kuduhamagara, ushaka kwiga guteka ikintu tukagufasha, kwigisha guteka abana batoya. Buriya ni byiza ko bajya bamenya guteka nabo bakiri batoya. Rero umwana wawe amenye guteka akiri mutoya, yaba umuhungu cyangwa umukobwa, aba ari atu ikomeye mu buzima, kuko guteka ni kurya ni basic need mu buzima. So biba byiza rero iyo umenye guteka indyo wifuza muri rusange. Service zacu rero ni nyinshi zitandukanye, gusa kuri ubu ngubu ni izi turi gukora, ariko tuzagenda tubagezaho n'izindi zitandukanye bitewe n'uburyo tuzagenda dukora. Imbogamizi rero duhura nazo muri rusange muri gahunda yo guteka, icya mbere ni uko abantu baraza pe bakavuga ati ibintu byanyu bimeze neza, birasa neza, akaza akakubwira ati mfite ikirori ndashaka ko muntekera nka kuriya nabibona, ariko amubwira amafaranga ugasanga ntabwo ari kubyumva. Mbese imbogamizi zirimo ni uko abantu batumva imbaraga n'ingufu bisaba kugira ngo ubone ibintu byawe biteguye neza nk'uko ubyifuza. Ugasanga umuntu arifuza akeza ariko ntabwo ashaka kwishyura iyo serivisi. Kandi mu by'ukuri ku bantu bamenyereye uyu mwuga wo guteka, murabizi ni ibintu bivuna, ni ibintu bitarimo inyungu igaragara muri rusange bitewe n'imvune ziba zirimo. Ariko umuntu wamuca amafaranga akumva uri kumuca amafaranga y'imirengera, kandi muri rusange ni akazi kavuna gasaba organisation iri top notch. So iyo ni imbogamizi ya mbere yuko abantu bataraha agaciro process cyangwa se ibisabwa kugira ngo abone ibiryo bye biteguye mu buryo professionnel tumenyereye mu mahanga n'ahandi. Akumva arashaka ibyo bintu ariko adafite umutima wo kuba yakishyura kugira ngo abibone nk'uko biri. Izindi mbogamizi ni za business muri rusange, kugira ngo abantu babanze bakwiyumvemo, bakugirire icyizere, bemere ibyo ukora. Iyo nayo aba ari imbogamizi, ariko nkeka ko business zose ariko zitangira. Iyindi mbogamizi dufite kuri ubu ariko turi kwigaho niyo kubona ahantu dukorera, mbese ahantu dushobora kuba twashyira ibikorwa byacu ku mugaragaro, ku buryo umuntu wese ukeneye akantu ashobora kuza agahita akabona ako kanya. Kuko ubu ngubu icyo turi gukora ubu ni catering cyangwa se gukora produit by order bitewe n'uko umuntu yagusabye ikintu runaka. So ubu rero turi gushaka ahantu dushobora gukorera ku buryo mushobora kuza mukicara ukaba warya ku biryo byacu, ukajya warya kuri izo produit zacu za patisserie, ibintu nk'ibyo. Izo nizo mbogamizi dufite ahanini kugeza ubu, ariko tukeka ko bizagenda bikemuka uko business izagenda itera imbere. Murakoze rero kubw'ikiganiro tumaze kugirana, cyari igice cya mbere. Tugiye kwinjira mu gice cya kabiri nk'uko nabibabwiye, aricyo tugiye gukurikizaho aka kanya. Nk'uko nari nabibabwiye rero, igice cyacu cya kabiri cya video y'uyu munsi ngiye kubereka uburyo ushobora gukata watermelon mu buryo bwiza kandi bworoshye buri simple, ikaza igaragara neza ku buryo abo uyihaye bashobora kuyifata mu buryo bworoshye. Rero mukurikire turebe. Nk'uko mubireba rero, gahunda ikurikiyeho ni ugukata watermelon. Uburyo nayikasemo nta bindi bidasanzwe, nuko nashakagamo ibice byo hagati na hagati, uyikatamo ibizeru. Nibyo turi buze gukoresha byo hagati bitewe nuko watermelon yawe ireshya. Ikindi nshaka kubereka ni uburyo ushaka kumenya ko watermelon yawe ihiye mu gihe ugiye guhaha ku isoko. Ikintu cya mbere ushaka kureba ni ukurebera ibara ry'umuhondo. Hari igihe watermelon iba ifite ahantu hasa nk'ahashishuye ariko hasa umuhondo, biba byerekana ko ihiye. Ikindi ushaka kureba ni aka kashami watermelon iba ifasheho, biba bigaragara ko baciye. Iyo gasa ibara rya shokora biba bikwereka ko watermelon yawe ihiyemo indani.
ikindi abantu bakoresha ni ukuyikubita ukumva ko ivuga nk'iyirangira, biba byerekana ko ifite amazi kandi ihishije. Rero iyi watermelon icyo nakoze, nakasemo igice cyo hagati nkuko mubibona kikizeru, ngenda nkatamo biri perpendiculaire inshuro enye nkuko mubibona. Iyo umaze kuzikata usigarana akantu kameze nk'uko, agaparti kamwe kameze uko. So ikintu tugiye gukora, uko niteretse kuriya, birasaba kugabanya mo ibice bitatu bingana, ugakuraho kari agashishwa ko ku ruhande kamwe ndetse n'ako hirya, ku buryo usigaranamo gusa icyo gishishwa kirimo hagati. Nk'uko ndi kubikora, urareba uruhande rumwe rwari rurangiye, urundi narwo nari ndimo ndukata ku buryo nsigaranamo agashishwa ko hagati na hagati. Umaze kuyikata, dore uko watermelon yawe igomba kuba imeze. Warangiza ugahita uyihindukiza ku rundi ruhande, ugakatamo ibice bitatu nk'uko mubireba. Gusa njye nakasemo bitatu bitewe n'ukuntu épaisseur yanjye y'ikizeru cya watermelon naciye kingana. So murabona ko iyo urangije kubikata ufite akantu koroshye gufata, gafite forme nk'iya triangle. Niba muri kubireba neza, bituma abantu ugiye kuyiserva byoroha kuyifata, kandi kakaba ari akantu keza rwose gasa neza. So iki gice kindi cy'ibindi kwerekana ni uburyo bundi ushaka gukatamo watermelon, sibyo? Ku buryo nujya kuyitegura biraza kuba bisa neza. Aha rero nari ndangije gukata za watermelon zanjye nk'uko mubibona, nanazipanze. Wowe ushaka kuzipanga uko ushaka, gusa murabona ko biba byoroshye rwose kuba wayifata mu buryo bwiza, kandi bikaba bisa neza. Mwakoze rero gukurikirana video yacu uyu munsi, naho muri video zacu z'ubutaha.